Shalom, shalom. Waramutse neza wa munyembaraga we. Igitondo cyiza cyo kuwa mbere. Uyu munsi ni tariki 6 z'ukwezi kwa karindwi 2026. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ijambo ry'Imana riravuga mu Bacamanza ibice cya 11 umurongo wa 6. Haravuga ngo baramubwira bati ngwino ube umugaba wacu tubona uko turwanya abamori. Yefuta abwira abakuru b'Abagereyadi bati mbese simwe mwanyanze mukanyirukana mu bya data, ni iki gitumye muza kunshaka ubu kuko mubabaye? Yesu ashimwe cyane. Mwami Imana yantumye ku buzima bwawe ijambo rivuga ngo igihe cyo gushakishwa kwawe mu buryo bwiza kirageze, kuko hari n'igihe washakishijwe wenda mu buryo bubi. Iyi message igenewe abantu baciye mu bihe kabisa bikakaye, baciye mu bihe bisa naho byari bidafite igisobanuro. Igihe cyo gushakishwa mu buryo bwiza ku buzima bwawe kirageze. Imana kimwe mu bintu tuyikundira kandi tuyemerera, ni Imana ishobora gufata ibintu bidafite ishusho ikabyita nkaho bifite ishusho. Kavuge ngo Imana igifata ibintu bidafite agaciro n'abantu babona nta gaciro bifite, iyo kuko ibishaka mu icy'agaciro cyangwa se ibyifuzamo ko bibi by'agaciro ikabihindurira izina ikabyita iby'agaciro. Imana ntituzayimenyere ariko tuzayubahe kandi tuyikunde. Imana ishobora gufata umuntu abantu bose batinya, batekereza bagakuka imitima, bamurota bugacya ba hypertension yazamutse, igafata umuntu nk'uwo nguwo ikamuhindura ikintuze. Imbaraga ze, ububasha bwe, ubutware bwe, izina rye, agaciro ke ikabihindura ubusa, bikamera nk'aho umuntu atigeze kuvugwa, atigeze no kubaho. Icyo ni kimwe mu bintu Imana igikora. Imana data yaremye ijuru n'isi igibikora. Turetse na Bibiliya dushobora kubibona tugiye tureba neza mu nyandiko, tukareba mu mateka, cyangwa tukareba mu bantu babugufi muri generation ko zigenda zikurikirana, twabibona. Ariko kandi hari ikindi kintu Imana tuyikundira abantu bayimenye kandi bayikomejeho. Ni n'Imana igifata umuntu wa wundi rwose kamvuge ngo mutindi nyakujya, wa wundi utarukwiriye no kuvugwa neza, katuvuge ngo ruharwa, umwe wabaye rejected, wajugunywe, watawe, nawe Imana igiye imufata ikamuhindurira izina kandi igatuma abantu bamutekereza uko imutekereza. Imana iguhe gutuma utekerezwa nk'uko igutekereza, kuko Bibiliya avuga muri Yeremiya 29 ngo ibintu nibwira kubagirira ntabwo ari bibi. Bivuga ngo niyo umuntu abonye ibintu bibi ntabwo ari uko ari wo mugambi w'Imana. Either shaka kubiri ko kwigishiriza muri ibyo biri gucamo, either shaka kubiri wo kugira ngo igutere gutekereza birenze ibyo watekerezaga, cyangwa se iragira ngo muri ibyo bihe wige kuyiramirizamo. Imana ishimwe cyane, kuko ntabwo turamiriza Imana mu kuba yakoze ibisa n'ibyo dushaka cyangwa twasabye gusa, ahubwo n'igihe tuyiramiriza mu bintu bisa naho atari byo twifuza. Abenshi rero bakundira Imana ko ikora ibisa n'ibyo basaba gusa, ariko ako nagace kamwe. Narimo mvuga ngo umuntu w'agaciro ashobora kwirengagizwa ariko ntabwo yakwibagirana. Kasubire mu iri jambo, umuntu w'agaciro, umugore w'agaciro, umugabo w'agaciro, umukobwa w'agaciro, umusore w'agaciro, ashobora kwirengagizwa ariko ntabwo yakwibagirana. Imana ishimwe cyane. Mu buzima bwanjye n'ubwawe bwa buri munsi hari ahantu uzagira bisa naho agaciro kawe kasubiye inyuma, hari naho uzagira ubone bisa naho kazamutse kageze hejuru cyane. Ibyo ntacyo bitwaye, n'ubundi ubuzima bwa buri munsi niko bugenda. Ariko hari icyo utagomba gutakaza, gukomeza kuzirikana yuko agaciro k'umuntu ahantu kazamuka bikagira agaciro n'igihe kazamuwe n'Imana. Agaciro k'umuntu yo kazamuwe n'Imana, niyo abantu batamubona nk'uw'agaciro, Imana imurinda nk'uw'agaciro. Imana ishimwe. Imana imuvugaho nk'uw'agaciro. Muzahura n'abantu bita ngo abangaba ngo n'abanyabyaha ruharwa,
ariko usanga Imana ibavuga nk'ab'agaciro, kuko ibarebamwo ibintu abandi biyizi nk'aho bayikunda cyane, bo badashobora no gutekerezwaho namba. None se wari kubona Sawuli, njya nibaza Sawuli akirenganya itorero rya Kristo, yica abantu, akubita abantu, agira gutafunga abantu, afunga insengero, arwanya abana b'Imana. Mu by'ukuri icyo gihe yari umuntu mubi cyane, ariko Imana iza kugira igihe imukonsidera nk'uw'agaciro, hanyuma irangije imuhereza ubuhumyi bw'iminsi mikeya. Buriya haragiye Imana ifatisha abantu ubuhumyi, kandi ni byiza izajya ibikora, kuko hari abantu batapfa guhindukira batabanje guhumaho gatoya. Hari igihe nabyo Imana ijya ibikoresha, ariko Imana ishimwe ko wahindukiye utabanze guhuma. Ngo yarabanje arahuma bimarana iminsi, ngo ariko ngo aza guhura na Ananiya, ngo Ananiya mukozaho ikiganza arahumuka. Imana niyo kwizerwa, ikiganza cyayo kibe ku buzima bwawe, gikore ku maso yawe ubona ibindi bintu utabona gutabanje guhuma, gikore ku mutima wawe ubona ishusho ngari y'uko ikureba, kuko numara kwibona nk'uko Imana ikubona, ni nabwo amasengesho yawaze kuba ari value, araza kugira agaciro. Burya rega hari amasengesho uretse na Imana n'abantu basubiza. Hari ibintu usengera Imana ikavuga uti byawe ntari gusenga, singiye yarakwiye kuba nabibwira, n'abantu babikora ntanabakoresheje. Ariko umuntu Imana yakozeho atangira kubona ibintu bisa n'iby'Imana imurebaho. Rero asenga afite umutima ushikamye, ukomeye, wizeye, kandi agahimbaza Imana. Ndumva hari uguhimbaza Imana ku buzima bwawe mu gihe nk'iki ngiki. Umuntu w'agaciro ashobora kwirengagizwa, ariko ntabwo ashobora kwibagirana. Yefuta, izina Yefuta ryari risobanuye ngo ni Imana yagura inzira. Ubuzima bwa Yefuta yari yaravukiye muri situation imugaragaza nk'aho inzira ziwe zose zifunze. Kandi Bibiliya itangira ivuga mu gice cya 11 umurongo wa mbere ngo Yefuta yari umugabo w'intwari, ariko avuka amayira yafunze. Ese mwanyemera nkavugana n'abantu bamaze igihe bari guca mu bihe, cyangwa se banavukiye mu bihe inzira zabo zari zifunze? Bibaho. Ntabwo twese twavukiye mu miryango inzira zifunguye. Ntabwo twavutse twese dufite abantu baducigatira mu biganza ngo batwigishe uko barya n'uko bambara n'uko biga. Ntabwo ariko twese twavutse. Ariko kandi n'abavutse muri iyo situation imeze nk'iya Yefuta, Imana hari igihe usanga ari bikonsidera nk'abanyembaraga ndetse cyane kuruta babandi bandi twatekerezagaho. Hari igihe umuntu mureba ukamurebera mu ishusho yaho yaciye, bigatuma umuhereza igisobanuro gisa n'uwo atariho. Ariko ugiriwe ubuntu ukabasha kumusobanukirwa bisa naho Imana imutekereza, ugasanga niwe muntu wari gukunda, niwe wari kubaha, niwe wari kwizera, niwe wari kubitsa ibyawe, niwe wari kugira inshuti magara. Imana ishimwe cyane. Kandi abantu bafite iyo mitima ndabashimiye. Abantu bafite imitima imeze nk'iba Yonatani ndamukunda. Imana ishimwe ko bakiriho no muri iki gihe cya none. Imana iguze n'abantu bafite umutima nk'uwa Yonatani. Yonatani yari umwana w'umwami, niwe wagombaga kuba umwami asimbura se. Abona Dawidi umwana w'umugabo utazwi, kabiri umwana na famiye yataye kubera ko yari yaravutse inzira ze zifunze, arangije aba umuntu uragira intama mu ishyamba ku buryo babaraga abavandimwe we bakamwibagirwa. Ahura na Yonatani ntiyamubara ashingiye ahavuka. Yonatani amukunda ashingiye ahagana. Aravuga uti ndabona hari ikizava mu buzima bwawe kandi niteguye kugishyigikira. Yonatani yiyambura imyambaro yari yambaye, yiyambura ibintu bye by'agaciro. Kamvuge ngo yagiye kuri konti akuraho ubutunzi bwe yarabitse, abushyira mu buzima bwa Dawidi. Aravuga ngo ndakwambitse, akira inkota, akira umukandara, imyenda yawe ntabwo izigirirwa hasi. Ntabwo izigira ukorwa n'isoni, uko byagenda kose ntabwo uzigira ukorwa n'isoni. Amukenyeza umukenyero, aravuga uti humura. Ngarangije aramusanga, aramukomeza mu ishyamba aho yabaga. Imana igigira ba Yonatani, Imana ibaha umugisha wo kurikira message y'umunsi Umugambi Imana ku buzima bwacu. Ba Yonataniya, ubwo ni igitsina gore, Imana ibaha umugisha aho mwaba muri hose. Hari abantu bajya bagira inyota n'ishyaka ryo gukora neza, kandi bakabikora batari kwishyura ibyo wabagiriye, bakabikora kuko umutima wawe kubikora gusa. Ntabwo bari kugira icyo bagucaho, juste arabikora atavuga ngo ndabikoze nyine, ndabyiyumvamo, ndabikora, ndiyambura mbikore. Imana igihuguruza nawe nabo bantu. Imana ishyire mu nzira zawe bene abo bantu. Mu isengesho ry'uku kwezi kwa July, ukwezi ko kwagurirwa inzira n'Imana, ukwezi ko kwakira ibyishimo,
wibuke kuvuga ngo nkeneye abantu b'ukuri, nkeneye abantu bazima, nkeneye abantu bagutse, nkeneye amaboko aruta amaboko nari mfite cyangwa se yandekuye. Hari igihe amaboko y'umuntu arekura umuntu, noneho uwo muntu yakurekura ukavuga uti biragenda gute, kumba gusunikiye mu maboko y'Imana azagufata kandi yo ntazigera kurekura. Uzi ukuntu byagenze Mose amaze kuvuka. Mose amaze kuvuka mu gice cya mbere cyo kuva turabibona, no mu gice cya kabiri ngo bananiwe guhora bamuhishahisha. Bananiwe guhora bamuhishahisha, ngo barangije baravuga ngo reka tumuremere agatemere tumugende tumujugunye hejuru y'amazi. Kumbe bamujugunye hejuru y'umugisha, bamujugunye hejuru y'ahantu azahura n'amaboko azamurera, n'amaboko azamukuza, n'amaboko azakura bizatuma akura yitwa umwana w'umukobwa w'umwamikazi. Mana ishimwe cyane, Mana ihimbazwe. Hari igihe amaboko akurekura ariko ay'Imana agahita gusama. Wowe ushobora kuba ufite igikomere, wowe ushobora kuba ufite umubabaro, wowe ushobora kuba ufite agahinda. Umuntu w'agaciro arirengagizwa ariko ntabwo ajya yibagirana. Biragera igihe kiragera wa wundi wamusimbuye muri pozisiyo yiwe agatakaza agaciro, akaba expired. Kuko hari abantu bagaragara nk'abashashagirana, inyenyeri yabo ukayibona mbere, ugahita ubona ni umuntu wagira inshuti kubera ukuntu agaragara, aho yize, aho akora, ahaba, ibyo afite. Ibyo bikaba byatuma umuntu umwizirikaho, kumbe inyenyeri yiwe imeze nko gucana impapuro za deplicata. Ejo n'ejo bundi zazima, ubone wa muntu warekuye, ahubwo wa wundi wataye niwe wari ukeneye kwikomezaho cyane. Ngiye nkunda abantu nk'abo ngabo, nkunda abantu nk'abo baciye bugufiya, kandi Imana ifiteho umugambi ku buzima bwabo, kandi nibo ngendana nabo, kandi nibo mbana nabo, n'abandi ariko ntabwo mbanga. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe cyane. Ngo Mose ngo barambirwa guhora bamuhishahisha, baramurekura. Kumbe bamurekuriye ahantu aza guhana igitangaza cy'Imana, kumbe bamurekura ahantu inzira ze ziri buze kwagukira. Niyo mpamvu birivuga mu Waroma 8 ngo kubakunda Imana ngo tuzi ko ibintu byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza. Ese uri umukunzi w'Imana? Koko ukunda Imana? Koko wizera Imana? Koko wiringira Imana? None se ubwo bufite n'ubwiki? Guhagarika umutima urabiterwa n'iki? Agahinda ufite n'akiki? Ese nawe uriyizi kuri uw'agaciro? Uri uw'agaciro? Navuze kuri Yefuta, umugabo wavutse inzira ze zifungiranye, ariko hari igihe inzira ziwe zizongera zigakinguka. Ngo avuka ari umwana w'ikinyendaro, niko Bibiliya ivuga. Yavutse kuri maraya, yavutse mu buryo butameze nk'ubw'abandi. Ntabwo we bagiye mu murenge ngo bamanike ibiganza, ntabwo we bahuye n'abapadiri cyangwa abapasiteri ngo barambike ibiganza bahesha umugisha. Yivukiye gutyo ku muhanda abaravutse nawe nyine yidumbura mu bandi bavutse nawe aravuka. Ngo ariko bakuru biwe amaze gukura ngo baramwanga, baravuga ngo nta mugabane ufite mu bya data, va mu muryango wacu ugenda, baramujugunya. Mana ishimwe, Mana ihimbazwe ko atari Imana injustice, ni Imana ikurikira. Umugambi w'Imana urakurikirana, umugambi w'Imana urakurikirana. Niyo bakujyana bakakujugunya ahataba umuhanda, ahataba amazi, ahataba amashanyarazi, ahataba amashuri ngo wige, ahataba ubuvuzi ngo bakuvure bagutere inshinge za zindi batera abana bavutse. Umugambi w'Imana urakurikirana, kandi umugambi w'Imana urakuza. Kanongereho n'akangaka, umugambi w'Imana urarinda. Kanongereho n'iki ngiki, umugambi w'Imana uragaragaza. Ibihe bishobora kuguhisha bikakwambika amakarito menshi, byamara bikubaka fondasiyo z'amabuye manini cyane, bakavuga ngo turamuhishe, yewe ntabwo azagaragara, ntabwo bizamenyekana ko Imana imugambiraho, ntabwo bizagaragara ko Imana yamutoranyije, ntabwo bizamenyekana ko Imana imukunda. Ariko urukundo rw'Imana rumeze nk'amazi. Amazi yishakira inzira, uko byagenda kose, abe make abe menshi, amazi yishakira inzira. Kubera iki? Impamvu amazi yishakira inzira, siyansi itwereka ko isi, igice kinini cy'isi kigizwe n'amazi kuruta ubutaka. Ubutaka rero nubwo tubugenderaho bwubaha amazi. Burya abantu bakomejwe n'isi ariko bafite ubwenge bubaha abantu bakomejwe n'Imana, kuko Imana ariyo muremyi wa bose. Hari igihe uzasanga umuntu ari umuntu ukomeye utari no ku rwego rwawe, ariko ubona yubaha umuntu w'Imana, yubaha abantu b'Imana, yubaha abana b'Imana, yubaha ubwami bw'Imana.
ibyo ngibyo ntiyasinye nakubwiraga y'ikintu cyitwa ko ubutaka nubwo bukomeye bwubaha amazi, kuko amazi yashatse arabuhungabanya, yashatse abukubita hasi, yashatse abwambura agaciro, yashatse arabumira bunguri akabuhindura ubusa. Ariko ntabwo ubutaka bwamira amazi, oya, ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Niyo ubutaka bwibeshye bukamira amazi, aho hantu bwabumiriye havukamo imbuto. Uko niko abana b'Imana bameze, niko umuntu Imana yavuze hameze, niko abana Imana igambira ibintu bikomeye bameze. Bafite amasezerano, bafite ikintu Imana yabavuzeho gituma ibihe bitabasha kubaherana. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Niwemere yuko ahahise hawe haguha igisobanuro cy'uwuriwe. Muri uku kwezi kwa karindwi dusigaranye amezi 5 y'umwaka. It is your season. Ndumva ari season yawe. This is your season, please. Iyi ni sezo y'abana b'Imana. Iyi ni sezo y'abasenga, y'abizera Imana. Ntucogore kwizera Imana. Don't doubt about your faith. Oh yeah. No. Ntuze kubivangitiranya. Komeza kwizera kwawe. Kireka niba wizeye umuntu. Niba wizeye umuntu ho nta byiringiro ngo haye. Umuntu yakurwaza imisi ngaho ariko nabona wenda guhodoka azakurekura. Abantu niko bamera, hashaka undi. Ariko kurwazwa n'Imana ahubwo yigezaho nuka nta muntu n'umwe gufata nibwo guterura. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo sinaje kubw'abanyembaraga, naje kubanyanteye kugira ngo mbahe imbaraga. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritadusenya, kuko isi yo yabanje kudusenya tutaranamenya n'Imana. Yabanje kudusenyera muri Adamu wa mbere tuvuka turi abanyabyaha, atari uko twabikoze kuko turi muri neco y'icyaha. Ijuru rero rije ntabwo rikubwira ko wasenyutse, kuko nawe urabizi ko wasenyutse, rikubwira ngo nzakubaka. Niyo mpamvu Imana yabwiye Gideon mu bice 6 abacamanza ngo uraho wa munyembaraga we kandi ugira ishyaka, umunyentwari. Gideon aravuga uti no, ibintu uri kuvuga ni ibiki Imana? Ntabwo nzi, ntabwo ufite amakuru marayika we, ntabwo uzi uwondi we ko ndi umunyantege nke, ntabwo ubona uwondi we, ndoroheje muri bene data. Hoya ahubwo se waruzi n'amakuru, tubugiye gucungura ubwoko bwose, ugiye kubakura mu gisuzuguro bambitswe n'Abamidiyani. Imana iguhagurutse muri uko kwezi kwa karindwi, ikugira umuntu ukura igisuzuguro ku muryango wawe, ikugira umuntu ukura igisuzuguro ku gihugu cyawe, ikugira umuntu ukura igisuzuguro ku bakozi b'Imana, ku itorero ryawe, mu murimo w'Imana uhagazemo. Imana ikugira umuntu ukemura ibibazo byananiye abanyabwenge n'abahanga. Iby'Imana irabishoboye, twarabibonye. Ni Imana y'ukuri, ni Imana y'inyembaraga, ni Imana y'inyabubasha, ni Imana igihindura bene ibyo igafata umuntu usuzuguritse ikamugira umuntu ukomeye. Mwene da, Imana ishobora byose. Negeze kujya ahantu hamwe mu gihugu, mpura n'umugabo umwe aramfasha mu ivugabutumwa nari ngiyemo Imana intumye. Noneho nza kwifuza kumubaza uri muntu ki, ko nabonye ufite umutima munini, ntabwo nzi n'ubwa mbere umbonye, nta kintu na kimwe kindi sinagusengeye sinagize gute, ni gute uzukanyakira gutya? Arambwira ngo impamvu nakwakire gutyo nanjye arano nakiriwe neza. Utise ni he? Nari mu nzira ngenda gutya, imodoka zicaho z'umuyobozi ukomeye, perezida, zirahagarara. Aransoza arambwira ngo nubashaka kugira icyo ngukorera. Bamwinjiza mu modoka baramutwara, baramujyana. Ari umuntu usanzwe, ntafite CV, ntafite kivugira, ntafite umuntu umusobanura, ntafite umuntu umuvuga neza, nta. Ariko Imana yica mu muntu ukomeye cyane kuruta abandi, amutora ku nzira aramujyana amuhindura ubuzima. Uyu munsi ni umukozi w'Imana ukomeye. Ikintu Imana yagushyizemo ije kugishakira inzira kugira ngo kigere kure cyane. Icyo ngusaba, tindana n'Imana. Abantu benshi baza ku Mana bameze nk'abashuga daddy, muzababona muri iki gihe huzuye abantu. Umuntu agukunda ukagira ngo aragukunze, kumbe ntabwo agukunze, hari ibintu runaka bindi akunze byaho, ariko aje mu ishusho y'urukundo. Rimwe na rimwe akaba yagerageza akanakora utuntu twinshi kwabagira ngo ni imbaraga z'urukundo, kumbe hari ikindi kintu arimo arakurebaho. Uko niko abantu benshi muri iki gihe bameze. Ariko Imana ikurinde bene ayo maboko. Hari abantu benshi yasumiye bagira ngo bageze ahantu ho guturiza, kumbe bageze ahantu ho kuririra, bageze ahantu ho kugirira agahinda. Imana ishimwe cyane. Yifuta rero tusoza kugira ngo dusenge, iki cyumweru kizakubera icy'umugisha, ku kwezi kuzakubera kubutsinzi. Yifuta Imana imwagurira imbago. Mwagurira imbago, mbise nibuka Yabesi ukuntu Imana yamwagurira imbago. Yabesi ngo yarushaga bene se icyubahiro, yabarushaga agaciro, ngo ariko kubera yari yaravutse inzira zifunze, abantu bose bamurebaga
bamurebaga nk'udafite ishusho. Bibaho sometimes ko wasuzugurwa, ndetse ukanasuzugurwa n'umuntu wabereye umugisha, ariko ibihe bijya bigera bigasobanura ibintu. Haleluya. Ibihe bijya bigera igihe bigasobanura ibintu. Kandi ikintu nabonye, Imana ihagurutsa umuntu yaramaze gutegura uko urugendo rwe rwose izagendanamo nawe, ku buryo biragoye ko Imana yabona umusimbura wawe, kuko uri unique. Kamvuge ngo uri kamara, kubera yuko umwami Imana hari uko akureba. Rero ibintu byose ushaka kugerageza guhagurukira, ntibizi ko Imana ishobora kuba iriho yagura inzira z'ubuzima bwawe. Ibyo waciyemo rero bye kuguherana ngo bikujyane mu kwiyangiza, mu kwiheba, mu kwidroga. Kwidroga ntabwo ari igihe umuntu yanyweye ibiyobyabwenge gusa, n'ibitekerezo bibi bishaka kukwangiza kuruta kanyanga harya, kuruta kanyanga, kuruta kokayine, bya bindi ujya wumva abantu iyo bari gushakisha ahantu biri bakoresha n'imbwa ziryana cyane, zimoka cyane, zatojwe cyane. Burya ibitekerezo bibi ni uburozi kuruta ubwo watamikwa n'umuturanyi, kuruta ibyo watamikwa n'undi muntu uwo ari we wese. Niyo mpamvu uba ugomba kubanza ugakora ku mutima wawe, kwita ku mutima wawe, ukareba niba ukiwufite utarawujugunye, ukareba niba utarawushyinguye, ukareba ko utawushyize muri serekeye, ukawuzura ukavuga umutima we uracyatera, ngarukamo, tuza. Ko Dawidi yajyaga avuga ngo ibindimo mwese nimuhimbaze Imana. Kubera iki? Iyo umuntu ari mu cyumba cyo gushima Imana, guhimbaza Imana, ibimurimo bitemera guhimbaza Imana bihita bisohoka bikagenda. Niyo mpamvu ku bantu twiganye message yo ku munsi waheze, twaganiraga ku mbaraga z'ibisubizo bikomoka mu gushima Imana. Iyo umuntu ashima Imana, aba ari harakingura irembo ry'ibitangaza. Dawidi kuki yavanga ibindimo byose nimuhimbaze Imana, yabaga adashaka ko hari ikintu kimuturamo kitemezanya n'Imana ye, kitemezanya n'Imana yamuvuzeho. Burya yabaga ari kwirukana ibitekerezo byo mu butayu, yabaga ari kwirukana ibitekerezo byo gutabwa, yabaga ari kwirukana ibitekerezo bya bakuru bamubwiye uti bo nkawo urajya he wakantuwe ko mu ntama uje kumara icyaro, kumbaje kubatsindira Goliyati wari warabananiye imyaka myinshi. Imana ishimwe cyane. Yabaga arimo kwiyambura ikintu cyose cyatuma agaragara nk'umunyantege nkeya. Imana ishimwe cyane. Jya wirinda ibitekerezo bibi cyane, jya ubyirinde, wirinde n'umuntu wakuzuza nk'amagambo. Hari igihe umuntu akubwira amagambo agasenya hawe hazaza, hari igihe umuntu akubwira amagambo akagusenya wowe, cyangwa se akagutandukanya n'umuntu wari umugisha ku buzima bwawe bw'igihe kirekire. Kugira ngo rero uzongere ubone undi muntu Imana izahagurutsa mu kindi gihe azongera agare muri wa mwanya watakaje, bishaka gutwara imyaka n'imyaniko umuntu mutarongera guhura. Jya wirinda amagambo y'uburozi. Niwumva bakubwira umuntu neza, uwo muntu ujye umukunda, umwubaha, umushime. Niwumva umuntu aje akubwira umuntu nabi, jya utinya, ufunga amatwi, ugende wegere. Iyo ni daimoni. Imana yo tuyiziho ko izi kuvuga abantu neza, kuko n'ababi ibagira beza. Ariko biragoye ko wabona Imana iri kuvuga umuntu nabi. Nshuti yanjye, irukana agakungu k'inshuti zikuba hafi ariko zikubwira ibintu bitari ibyo mu Mana. Zikubwira kwera ibikomere by'aho bavukiye, ubwoko bw'amashuri bize, status y'ubuzima babayeho, ibikomere banyuzemo. None ugasanga izo nizo bita experience z'imikurire bashingiraho bagira abandi bantu inama. Kumba ari kukuroga, kumba ari kukwangiza utabizi, kuko nawe ararogetse, yuzuye nk'uburozi, burutwa n'ubwinshira yakurumaho. Kuko byibura inshira ikurumye kwa muganga bagutera urushinge bugahita bukuvamo. Ariko bene ubwo burozi umuntu atamikwa n'inshuti n'umuntu bagendana, ushaka kubumara n'imyaka myinshi n'imyaniko muri wowe, kumbe bwarakwangije, bwarakumaze. Ubwo burozi busenye ngo nyinshi, busenye imihamagaro y'abantu benshi bari bakomeye. Ubwo burozi busenye ubushuti bw'abantu bwinshi bwari buremere. Ubwo burozi busenye imiryango myinshi, busenye business nyinshi. Ubwo burozi busenye ibintu biremereye cyane. Ubwirinde cyane mu izina rya Yesu. Ndagusabira ngo iki cyumweru dutangiye kikubera icyumweru cyo kuzuzanya n'Imana, kikubera icyumweru cyo guhura n'iby'Imana yavuze ku buzima bwawe. Inzira zawe nizaguke mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amarembo yawe nafunguke mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ibi imbaraga nizikugane. Mwuka w'amasengesho nukubeho mwinshi. Nukubeho mwinshi. Twamaganye umwuka wo kwirwa uzerera ku mbuga nkoranyambaga wumva ibintu bidafite shinge na rugero. No, niba ntacyo byakumarira, bireke ushaka ibintu byubaka ubuzima bwawe bw'umwuka biguhuza n'Imana.
twirukanye distraction yose yaca muri telefone yawe, yaca kuri computer yawe, twirukanye distraction yose yaca mu bintu ukunda ariko bikubuza gusabana n'Imana. Isaha hamwe n'Imana urayikeneye ku munsi, ndetse yaba nabiri, ndetse yaba natatu. Ukeneye guha Imana umwanya kuruta abantu, kuko Imana ishobora guhindura ubuzima bwawe kandi mu buryo bwiza. Ariko abantu biragoye, kereka Imana ibazanye. Imana ishimwe cyane. Imana ndagushimye kubw'uyu munsi, nati umugisha ku bantu bose basangiza abandi ijambo ryawe hirya no hino. Mwami umugambi Imana ku buzima bwawe, abakiriye ubutumwa bagubwe neza aho bari hose. Iki cyumweru kibahire, kizaba icyumweru cyo kugendera mu nzira ziteguwe n'Uwiteka. Imitego yose yatezwemo turayiteguye mu izina rya Yesu Kristo. Inkuru mbi zose zateguwemo turazitesha agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Amayira yafunzwe yose turayafunguye mu izina rya Yesu Kristo. Imitima yose yariri munsi ya condamnation turayivanamo ngo iyo mitima yongere guhabwa imbaraga, imbabazi no guhaguruka mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen.